mu minsi yashize wagaragaye uvuga ko wowe na Apotre Mutabazi mwararanaga. Yes, Mutabazi ni injajwa. Ngiye ku magambo menshi agira kandi adafite umumaro. N'inshingano zo kubaka urugo atari kuzishobora, none tubisanisha na cyagiye bavuze ko mwararanye. Ukumva ko twararanye se kagira ibimunanira. Ariko akabanyamakuru mwabaye mutegura. Oya, Mutabazi nubwo twararanye. Tabimbwira se ntabwo yariye. Yakubwiye gute? Umwe wanjye wari uwe. Yahigiraga gute se? Icyo cyetse. Tayisoma se ntiyariye. Ntabwo nari kwimwima ko ntabwo yari kiri yanjye. Wayimuhaga neza cyane. Adora imbaye. Kunezeza muri biriya nyine barimo babivugira nabyo ni iminezero hagati yabo. Kuvuga ni ibi. Usambanye. Ndanyandikira ka message arangije arambwira ngo ushango ndagukunda ngo ibiki n'ibiki ngo numva nshaka kunezerwa. None urashaka ko mu happiness. Araseka rafa. Mbona umutipe akomeje kumbwira gutyo ndangije njya nkajya musubiza ariko ambwiye sheri. Nanjye kujya kwandika sheri. Njyandika nohereza kwa kundi ukirika ahantu nyine ngo message igende. Umutima uti pe. Nanjye araza gusoma sheri biragenda biti. Baba we maze kumubwira gutyo none arongera ati hani ye baba we nashyize telefone hasi ndaryama. Sinamenye ko agatotsi kantwaye. Ndasinzira. Nibwo nakubwiraga ngo urukundo nukurindagira ku mutima. Umutima wararindagiye uransinziriza. Birangiye nakoze iki? Yaje kugaruka mu yindi practice. Tukora practice ariko noneho turebana ukuntu. Nkabona narandeba ukuntu nanjye natekereza ya sheri. Ndibuka ko nda practice y'uwo munsi noneho yarananiye. Yarananiye kuko yarambwiraga ngo kora ibi. Jewe ahubwo nkahita nibuka za message zirimo sheri. Practice irananira. Arangije arampamagara ku ruhande ngo ngwino hano tuvugane. Nyine anyuka inabi kugira ngo bataza kurabo. Kuki utari gukora nkuko wakoraga. Ndavuga numva byananiye. Ese kubera iki? Ndagukunda. Giye ati ngenda naramuhamagaye aravuga ati ngiye umugabo wanjye rwose naramuka hanaguheho n'icyaha nzamubabarira. Bura ni kwa kunda. Imbabazi ziri hafi. Urwo ni rwo rukundo rw'ukuri. Nirwo rukundo rw'ukuri ariko ngiye banza urwanjye ari pirate kuko ntago mbizi. Kandi mu rukundo inyuma najya ntekereza ukuntu yabikoze nuko byagendaga nkabona isura zabo nkibuka amagambo babwiranaga nkahita ibanvuge ngo namusuzuguye. Ni Apotre simbizi niba ni Apotre ngerige mu bivuga ngo Apotre nuko aribyo yitira. Yasizwe amavuta ariko. Yasizwe nande? Ushaka kumbwira umushumba wamusize yitwa nde? Ngiye kukubaza ngo atasubiza ndaguka mu kiganiro nigende. Urabishimangiye. Yasizwe nande? Muri hetorero. Itarike zingahe? Ifoto urayifite? Ibyo bibazo bisubirize rimwe. Oye, ibyo bibazo mbisubije urumva reka tumuhamagare ubimwibarize. Muhamagare. Kamuhamagare mu kiganiro. Nakwitaba akirashyira. Aranyitaba ndabizi. Urabugize Imana. Ubwo dusana tuvugana. Sawa. Kereka wenda baye usubwo yabayereswa gahita. Cyangwa uzi ko afite ubwoba ntabwo bafite. Ngo wasanga ari wihita ry'indimi. Ntaribi nziki. Mfite messages turandikirana hano. Ariko si ngombwa kubikwereka. Ntabwo ari ngombwa. Igihe bizaba ari ngombwa uzambwire mbikwereke. N'amabanga. Ntabwo ari amabanga. Ese abantu bose mwandikirana ni amabanga. Harimo na video. Benshi bavuga ngo Jene ni umupagani, Jene ntabwo asenga ariko kuri uyu munsi ugiye kuduhesha umugisha. Akibazo. Atangira. Senga Imana. Mwami Imana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye kugira neza kwawe ndetse no gukora kwawe. Tugushimiye byinshi ugenda dukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo tutari kwishoboza mwami wacu ukabidushoboza. Ni wowe wo kwizerwa kandi wo kwiringirwa kuko uri Imana ifite ubutwari bwose n'ubushobozi. Sengeye abakunzi b'Urugendo TV, sengeye abantu bose bazakurikira iki kiganiro kandi Imana ngo haye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo abe ari wowe utegeka kandi uganze. Ntaba ari jyewe, ntaba ari umugaragu wawe ugiye gukoresha ikiganiro ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tukuragije ibiganiro turi bukorane mwami Imana yacu bibe ibishyira hejuru izina ryawe kandi abazabitega amatwi mwami Imana bazafashwe nawe. Urakoze rero ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen, amen. Umva uzi gusenga. Gusenga nta muntu ujya ubimenya. Oye, aho gusenga nta muntu utabizi. Kuko muririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto
uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Umwana muto se wambwira ukuntu umwana w'imyaka 2 cyangwa se umwaka yaba azi gusenga, biterwa burya n'umwuka wera uri muri wowe niwe ugusenga. Wowe umuntu ntabwo yabishobora. Umuntu avuga ko yamenye gusenga byagenze bite? Ubundi kumenya gusenga no gusenga aho udasubiramo amagambo kenshi ngo uvuga amagambo wari umaze kuvuga, ariko hari n'igihe wisanga uyasubiyemo kubera ko rya jambo wavuze rihora rigufasha. Wenda ukavuga uti Mana uri Imana yo kwizerwa, ukongera mu kandi kanya uri Imana yo kwizerwa, aba yibutse hahandi Imana yizewe ku buzima bwe. None ko araho basenga bavuga bagasubiramo amagambo inshuro 10 ibyo bavuze. Nyine nibyo nkubwiye, aba we yumva ashaka kubisubiramo, ariko undi wo hirya akavuga ati ura ntago abizi kuko yasubiyemo amagambo, kandi wenda afite impamvu yatumye yasubiramo nuko yakunda cyangwa amufasha. Rero umuntu amenya ko azi gusenga, nta nubwo umuntu ajya abimenya kwanza ko azi gusenga. Wenda bamwumva cyangwa se Imana yo yakiriye gusenga kwe niba yashimye ko azi gusenga. Ubundi kumenya gusenga nanone no kumenya ibyo usaba, kuko hari igihe dusaba nabi ntiduhabwe, kandi gusaba ariko gusenga. Rero umenya gusenga iyo usabye neza ugahabwa, uba wamenye gusenga. Impamvu dutangiye nkubaza ku byo gusenga cyane, ubwo abenshi batamenyereye ko usanga uvuga ku masengesho cyane. Hari umukozi w'Imana bita Apotre Mutabazi. Umukozi w'Imana. Asundi range nkubaze. Ubwirwa n'iki ko umuntu ari umukozi w'Imana? Niki kibikubwira? Iyo urumva na titre yiwe irabivuga intumwa. Reka kuri titre. Titre nanjye shatse nakwiha irindi rirenze n'irya Apotre niba ribaho. Yego. Kandi ntiwamenya niba ndikwiye cyangwa ntari kwiye. Ubundi umukozi w'Imana niki? Nanjye nkwibarize. Niki umukozi w'Imana? Ese ubwirwa n'iki ko umuntu ari umukozi w'Imana? Ahubwo we dusobanurire. Oya ndakubajije. Urumva ngiye umunyamakuru. Uri umwana w'umutambyi ndabizi. Uri umwana w'umushumba. Subiza. Ngende umunyamakuru ubu ngubu. Nanjye kuko mbibutse ko ufite channel bita ngo Gen TV. Gen TV show. Nanjye uzantumire. Kandi n'abakurikira urugendo mugende mukore no muri comment bari no muri subscribe ibyo rabibabwira. Nanjye banze usubiza. Abanyamakuru mukunda kubaza cyane, kandi sinjya mbona uwo mwatumiye namwe ababaza. Ndakubaje subiza. Oya. Uko ubitekereza basi. Nje none ubu ndi umunyamakuru, nje ndi kukubaza. Bakunzi b'urugendo TV byamunaniye. Muze kumusubiriza muri comment. Mu minsi yashize wagaragaye uvuga ko wowe na Apotre Mutabazi mwararanaga. Yes. Kandi tukaba tuzi muri no minsi hariho amakesi menshi y'abantu, Prince Kid arafunze kubera ibi nibi, Ndimbati arafunze kubera ibi nibi. Mutabazi nawe ubu ngubu ntiwasanga wenda nawe hari ukuntu uri kubiteganya. Ariko ntabwo byaba ari kimwe. Ndimbati afunzwe kubera umwana udafite imyaka y'ubukure. Uriya nawe kanura mu minsi n'umwana ntawe aracyari muto, yenda afite imyaka y'ubukure, ariko nagakobwa gato. None se ngewe Mutabazi we yabazira ko nanjye ndi umwana muto cyangwa yabazira umuntu mukuru? Wenda aramutse nk'ibyo uvuga aribyo wenda waba uketse. None se ko wagize ngo kuba uri mukuru bivuze ko wenda umuntu adashobora kuguhohotera? Bibaye aribyo se yaba yaramfashe ku ngufu? Nicyo kibazo. Niyo mpamvu nk'abanyamakuru dushaka amakuru tukaza twabandi murayatara, ariko nkayanjye na Mutabazi rero shaka yabona biri mu kugora, kuko haramutse ari n'ibyo ukeka twese turi bakuru. Nkeka ko Mutabazi twaba yawe ananduta hari cyangwa se tunangana, ariko ntabwo we wamugereranya nabo ngabo kuko ndakuze. Ubwo nyine tuvuge ko wowe na Mutabazi mwari mwabyumvikanye. Kuba mwararana kuba mwararana ijoro ryose bugake. Ariko ubundi kurarana bisobanuye iki? Wowe nitwararana njyewe ndi kukubaza, turi kuvuga kuri Mutabazi. Kurarana ni iki? Ushobora kurara mu nzu imwe, sibyo? Cyangwa mukarara mu cyumba kimwe cyangwa muri saro imwe, ariko mukararana gutyo. Sinzi mwebwe rero mwumvise kurarana muhita mushakamo icyabaye muri uko kurarana. Ahubwo se ari wowe na Mutabazi murarana, uwahageze mbere ninde? Murarana ngo wahageze mbere? Ugiye kumbwira se ko ari muri lodge cyangwa ari muri hoteli? Uwahageze mbere njyewe nari umudiyakoni w'icyo cyumba, nagombaga kuhagera mbere hitegura abantu baje gusenga cyangwa se abakozi b'Imana baje gusenga. Ninjye wahageze mbere. Uva muhita murara
mwese baretse abadiyakoni barataha cyangwa ariko naraje mbere urumva abadiyakoni baraza n'abakristo baraza yes ariko ninjye wahabanje kuko nari mfite inshingano nase kuki mwaraye mu rusengero buriya ntimwari kureba ukuntu mukarara iwawe cyangwa mukarara ntabwo ari mu rusengero ni mu cyumba cy'amasengesho ariko nyine iwanjye se twari tugiye kurara mu masengesho y'iwanjye mu gitanda cyangwa twari mushobora gukuramo umuntu amagambo akanavuga n'ibitari byo twebwe impamvu twagiye aho ni uko cyari icyumba cy'amasengesho kandi nta kindi cyari kitujyanye mu gusenga kandi mu cyumba cy'amasengesho bijya bivugwa ko hari ubwo hakorerwamo ibyaha kumva mu cyumba cy'amasengesho ngo hari umuntu wigeze utanga ubuhamya avuga ko yahatwariye inda ibyo ntabwo mbizi aho nzi ni mu butayu bwasa nk'uduhepfiriye hari aho ndahazi ko mu butayu ngo bateraniye amada kandi nanjye najyaga nkunda kujyayo mu butayu gusengerayo nyuma baza kuvuga bati ubutayu bwarahumanye bukorerwamo ibyaha reka kujyayo nibwo kwigendera mu cyumba cy'amasengesho cyakwihurirayo na Mutabazi none se guhurira ahantu dusenga ni ikibazo mu minsi yashize urabona Mutabazi nk'umu aposo intumwa urabona kuri yari kwitwara bikwiye ahubwo njye nanga nuko munabisubizamo ke mu benshi bijemo mutamunzurira kamere kandi iyo kamere igatuma abantu baza kuvuga ngo nanjye ngira umunwa ngo ngira ariko ngomba kuwugira buri ke nkubwire reka nkubwire niba ikintu ari umweru kivuge ko ari umweru niba ikintu ari umukara avuga ko ari umukara jewe na n'ubu ngubu nanabizira hazira kuvugisha ukuri ngende umukristo ariko nzahagarara mu ijambo ry'Imana nta muntu uzasebya Imana mbireba cyangwa se ngo ndebere umuntu yigendera uko ashaka asebya Imana yacu njye Imana ifite ahantu henshi yankwere mu buzima bwanjye sinasekaga ariko ubu ndaseka niba Imana yarampaye guseka nzi icyo yankoreye niba ruje wiyitirira ngo uri umukozi w'Imana ngo ariko ngo ibiki n'ibikingura bivangavanze ngo giye ngo kwangana mu buzima nanga umuntu wangundi nanga umuntu ubona mugenzi we icyago cyamugwiririye cyangwa se cyamubayeho ngo yumve ko yamucira kwiteka oya nta muntu udakora icyaha nta ntunganiriho ntabwo rero imyitwarire ye wishimisha kuko imyitwarire yiwe uri kugaya cyane imyitwarire ye ngaya niyi Mutabazi ntabwo azi ko umuntu ari umuntu yambura abantu ubumuntu akabagira nk'inyamaswa cyangwa ibicibwa kandi iyo Imana yiza gushaka kumuca iba yaramuciye kera cyangwa se ntiyari kubura ibyo nawe imushinje ikaba yamuca Imana yacu ntabwo ifite ishoka ngo ihane yica ariko we uyumva hari yategeka Imana ategenda wice mugenzi we w'umugabo waguye mu cyaha cyangwa se wakoze icyaha nta burenganzira afite buri wamubwira ati shaka igihano gishyashya duhanishe minisita Edouard shaka igihano gishyashya buriya yahita avuga ati nimushyire hariya murase nicyo cyamushimisha ndakeka ariko simuvugiye kuko nkurikije amagambo avuga mugenzi we umutwe we afite nk'akaburo kafungutse afite ikibazo mu mutwe cyangwa baramuroze ubwo se yumvisha avuga gutya se yaba kuri kumusebya ikize none se ibyo mvuga ntibigaragara ahantu hose komenti nimujya muzisoma Mutabazi ni injajwa nase komenti ze hari komenti wegeze usoma ubona bari kumubwira nabi yababa we ahubwo sarizo nize mbona zimubwira neza muri komenti 1000 nk'eshanu z'abantu nkawe nizo zimuvuga zishyigikiye amafuti ye se urumva uwo muntu gendiwe nta nubwo nasubira kuri social media mvuga ibintu nka biriya ibintu by'amateshwa ntabwo nakongera kubivuga nahita mbireka hari aho numvise uri kuvuga ngo mwamenyanye yambara nabi yebabawe eri Imana igira nikura uretse ko ntazi niba ari n'Imana cyangwa nawe atari bwa sikoro uzi guhindura ishati ikora uzi imbere ikora aho rikora ku mubiri uzi ukuntu habanza kugenda hakaba umweru indodo zikagenda zicika uzi kurihindura ukongera ahari imbere ugakubiranya ugahindura ikora ubwo umuntu aba ari mu buzima bumeze bute niba icyo gihe dusengana niko yambaraga ariko ubu none arahinduranya amakote wambwira se ko kandi ni mbere ya covid ubwo urambwira ngo na kariya kamodoka kaboza amapine yaba yaragakuye audite ahubwo izamugendeho imukorere audite hanyuma mutubwire nudasanga yarambuye abakirista ateka umutwe
uyu mukozi w'Imana yabateye ku mutwe gute? si ushaka kumbwira ko mutigeze mubibona uzi ko hari na mugenzi wawe umwe nabibwiye nti ntabwo wigeze ubona akantu ga trending ahantu hose kavuga Mutabazi abwira umuntu ngo nagenda agurisha isambu ngo azaturire Imana agurisha isambu ye azature wasanga ari nk'ibigore by'ibipfapfa nka bitatu byagiye bikagurisha isambu bikaza bikamuha akijajara yabona amaze kurya utuvuta twinshi indije imbere agatangira ati waribye bakwice bakumanike bagere gutya kandi nawe mana audite mbabariye kabaho kuri Mutabazi njye naramuhanuriye kwa munani nubona Mutabazi nta kintu kimubayeho kimuhungabanije muzangaye Imana izamukubita inkoni ariko wambaza uti Edouard mupfaniki cyangwa se kuki umuvugira ndikwibaza impamvu uri kuvugira bambona Edouard ngewe sindanamubona amaso ku maso imbere y'Imana gutya ngo duhure mubone nta nimero ngira naho atuye simpazi ariko gusa kumva ko ngo yakoze icyaha yakiriye indonke simba ishyigikiye nawe niba ari byo azabihanirwe n'amategeko ariko kubona Mutabazi yumva ko mugenzi we yaguye mu cyaha akajya kuri social media zose ati umunyoni ngegere mumufate nk'aho akavuze ati mumwice akumva ko bimushimishije none se wowe imvugo ye agenda avuga kuriya arababaye ko hari umuntu waguye mu cyaha cyangwa se mugenzi we yaguye mu cyaha ababazwe n'uko yakoze icyaha cyangwa se ahubwo ashimishijwe nuko yakoze icyaha akaba avuye ku myanya ye ahubwo Mutabazi akaba birabikora ashaka iki kumusimbura ariko kwibarize nubwo uri kwanga ko nkubaza buriya Mutabazi agiye mu mwanya wa Edouard yabishobora n'amagambo n'umunwa njyewe ubundi naravuze ngo nubwo yaza kuba umuyobozi w'abagore mu mudugudu iwacu nahita mvuga nti njye munyambure kuba umugore mungire umugabo kuko Mutabazi niwe mugore mu cyimbo cyanjye ahubwo ariko iri riba ryamukwira ejo bundi naravuze nti ikanzu ntiyamukwira ariko iri riba yaryo ndabona ari rinini ahubwo tukamukenya we nawe namutegesha n'igitambaro mu mutwe akibera umugore akagenda kuko amagambo afite ni ukuri ko Imana nayo y'abagore harya nigeze gufata abagore muri karitsiye b'ubujajwa ndabahuza ndababwira se nkawe wowe umugabo wararagukubita nkawe wowe urindushye urya wagiye guca inshuro ubuzima mubayemo ntibubahagije mugiye kugerekaho n'ubugambo mwahuje mukaba abagabo ko n'ubundi muri abagabo b'ingo zanyu muri abagore kuba navuze ngo ni abagabo b'ingo zabo nuko bafite inshingano z'urugo njye ndibaza ubwo buriya Mutabazi n'inshingano z'urugo arazishobora arazubahiriza cyangwa umugore ucishije make niwe wenda mugabo uriya yabaye umugore buriya basanga barakoze n'iki harya nese uri umugabo yewe baba ku isura ndi umugore ariko mu bitekerezo no mu bikorwa byanjye ndi umugabo wavuga uti guti uri umugabo ukaba n'umugore njye ndi umugore ku isura wenda no kuba mfite igitsina cy'abagore yego nanjye ndi kugira ngo ufite ibitsina bibiri oya mfite kimwe ariko ku bwenge n'inshingano mfite cyangwa nahawe kuva kera aguze kurera abana bakaba abasore bakangana nawe ubahereye mu nda yawe ukabarera umwana ntakubarembaye ibobo ntajye kuba ntanywe ibiyobyabwenge kandi yari afite ibintu byinshi bikwiriye kuba byamuhindura ndi umugabo rero wangana nkanjye ufite umwana ungana nkanjye ntangana nawe ariko ari hafi kungana nawe ahubwo umugabo wawe niwe tungana inde umugabo wawe ni umusaza n'umuviye arusha imyaka 5 uwahoze ari umugabo wanjye ntago akiriwe ndiko urasara kuruta Yesu promesse se promesse niwe nabyaranye n'abari abana ariko ndumva niwe mugabo wanjye se ngenze umugabo akari promesse hanyuma se tukaba twarabyaranye bari abana bamuruta nibyo ndi kwibaza abana bawe baruta umugabo wa mushya ntago bamuruta umugabo wanjye ntago bamuruta ariko bajya kungana yes ibyo turaza kubigarukaho nabyo ugiye kugarura mu bintu biri butume ndi ubugwikiganyo ndakaye oya ntabwo uri burakare sibyo kandi ntago uzi ko kurakara bitakubera narakagiye kinini tubira akagenda bihere sinshaka no kujya kubona wishimye kabisa ugaragara neza cyane ariko yubabaye uhita uba mubi abakunzi b'Urugendo TV nawe bari kubibona none se nk'ubu ngubu Mutabazi agiye kuvuga kuri kumusebya wabihakana kuko ushobora kuba wowe na Mutabazi urumva niba wenda mwarararanye icyo gihe ntibyagenda neza ntiyamanurira ngo bisohore se akaba ari na oya
kuko urumva uri kuvuga yajya kubivuga ko ndi kumusebya se ni nkayo ushatse kuvuga yajya ndi kuvuga urumva nkaho ngaho bavuze ngo ushaka kuba ari umugore ashobora kuba wenda n'inshingano shingiye ku magambo menshi agira kandi adafite umumaro n'inshingano zo kubaka urugo atari kuzishobora none tubisanisha na cyagiye bavuze ko mwararanye ukumva ko twararanye se ikagira ibimunanira ariko abanyamakuru mwabaye mutegura oya Mutabazi nubwo twararanye twaraye dusenga ntabwo twararanye mu bundi buryo atagira n'ubyumva nabi wenda no kundi gusenga nyine wenda gusenga se no kuba ukungaye unese nk'ubwo ko kuvuga ngo happiness ni iki happiness ni umunezero ariko happiness iri mu bintu byinshi bitandukanye ushaka kukunezeza naguhaye gift nayo ni happiness ushaka kunezeza muri biriya nyine barimo babivugira nabyo ni iminezero hagati yabo kuvuga ni ibi samba ni kurombe niko abona ibintu bita happiness umva uri wese ukumva avuga ngo ngiye sinago happiness yanjye nyine gabaye agaterime baduhaye barabatipe batusaniye terime maze nanjye arigiye ncikwa nkawe ngavuga happiness umuntu undi yanyandikira ka message no mu diaspora arangije arambwira ngo ushango ndagukunda ngo ibiki n'ibiki numva nshaka kunezerwa none urashaka ko happiness araseka arafa none ungarure bya happiness rwose yes reka tugaruke ubundi kuri wowe urukundo ni iki twigarukire mu rukundo urukundo ni ukurindagira kw'imitima umutima wawe wararindagira nawe baba we kurindagira gusa umutima wanjye wararindagiye mera nk'igishishungwe mera nk'ikintu kitazi wari kumbaza n'izina ryanjye simbashe kumenya iryo ari ryo kubera urukundo gusa urukundo ni rwiza kandi ni rubi icyo gihe byari byagenze gute icyo gihe urabona hari igihe umuntu aba yaramaze igihe nta rukundo abona kandi arukeneye igihe arukenereye ntarubone cyangwa se rukabaho ariko nanone ntirube ruriho hari igihe nagize urukundo narambwira ati ndagukunda akimbwira ngo ndagukunda numva umutima wanjye urafungutse bo gusa gusa urukundo ruraryoha ikindi ati ndagukunze nta kindi nitayeho sinitaye ku isura sinitaye aho umuntu avuka sinitaye kuko ameze sinitaye kuri character ze nahise nakira urukundo mu mutima wanjye gusa erezima ko bitaje kumpira ntabwo none se urabona iyo umutipe aporopoje umukobwa akenshi harijya mubwira ngo reka nzabitekerezaho kuko nawe wabitekerejeho icyo gihe wowe ntabwo wafashe umwanya wo kubitekerezaho bitekerezaho kandi njye harya ahubwo wanarwatse ni njye warwiyakiye wowe warwatse umusore nahise uwo musore wamukunze bingana iki namukunze bingana iki ntawe ikigero ntabwo namenya gusobanura ko nanjye sinzi uko naje kumukunda sinzi ko byagenze mu minsi yashize baravuga ngo hari umumama ngo w'umukecuru ngo uri gukundana ngo n'akana n'ubwo bwose wenda babivuze mu mvugo itari yo ntabwo wari umukecuru uracyari ntabwo wabuze umuntu kukwita icyo ashaka buriya nyine wabivuze ni uko muruta akabona ko hagati yanjye nawe njyewe ndi umukecuru kure ntibivuzwe n'umwana w'imyaka 15 se icyo gihe nari mfite 40 ubu yaranazamutse sinyamenya guhisha imyaka yanjye kuko nubwo yanavuze umukecuru ntacyo bintwaye nkecuye mbiriye abana 3 beza b'abasore beza ariko mfite abana beza akanyita umukecuru ntacyo byaba bimbwiye gusa apfa kuba nta kabando mfite umva bavuga ko ari umwana ari umukecuru waterese umwana mutoya w'umusore nibyo ni mutoya ni wamuporopoje bwa mbere njyewe warumubwiye ko mukunda ukimubwira byakiriye impamvu nanabimubwiye ni uko burya ijisho rikureba neza ntabwo uriyoberwa cyangwa se amagambo akureba neza akubwirwa ari meza ntuyayoberwa njyewe promesse nta n'undi ni umutipe bita promesse twarakundanye twahuriye ahantu muri filime kuko nkunda gukina filime numvaga ubuzima bwanjye nabushyira muri filime nkaba ariho nzaruhukira ko nanyuze mu buzima bubabaje cyane bubabaje cyane nkumva kubukinamo filime bizagenda binyamura ibikomere duhuye asanga ahantu icyo gihe twari twagiye muri practice ya filime aza ari director w'iyo filime dukora practice ahari arangije aravuga ati uyu mumere muri abakinnyi pe ariko uyu mumere nta n'umwe wamukurikira kuko hari igihe no muri casting baguha ibintu ukina byose ukabitsinda
nta nahantu nari narakinnye filime naho honyine nari ngiye ariko aravuga ati uyu azi gukina filime noneho agenda atwaye namba yanjye akajya ahora ambwira bite komerezaho uzi gukina ibi niba kora gutya bizarushaho kuba byiza nkabona umutipe aranyeza message za buri gihe ejo mu gitondo ati waramutse ute nisanga noneho mvuze ati sheri umeze ute baba we noneho kuvuga sheri nahoraga nsubira muri ya message wanditse uzi ko sheri dusigaye tuyandika amagambo ahene baba we nkasubira andi magambo sinyabone nkabona sheri gusa nkabona sheri umeze gute sinyiteho hirera twa tugambo nkumva umutima wanjye urimo uragenda ucya cyangwa se uragenda unezerwa ntabwo nanezerwaga niyo muri casting cyangwa se muri practice iyo bavugaga bati acting uri guseka nabyihigagamo ngaseka ariko bidahari mbona umutipe akomeje kumbwira gutyo ndangije njya nkajya musubiza ariko ambwiye sheri nanjye kujya kwandika sheri njyandika nohereza kwa kundi ukirika ahantu nyine ngo message igende umutima uti pe nanjye araza gusoma sheri biragenda biti baba we maze kumubwira gutyo none arongera ati hani baba we nashyize telefone hasi ndaryama sinamenye ko agatotsi kantwaye ndasinzira nibwo nakubwiraga ngo urukundo nukuri ndagira ku mutima umutima wararendagiye uransinziriza birangiye nakoze iki yaje kugaruka mu yindi practice tukora practice ariko noneho turebana ukuntu nkabona narandeba ukuntu nanjye natekereza ya sheri ndibuka ko nda practice y'uwo munsi noneho yarananiye kuko yarambwiraga ngo kora ibi njyewe ahubwo nkahita nibuka za message zirimo sheri practice irananira arangije arampamagara ku ruhande ngo ngwino hano tuvugane nyine anyuka inabi kugira ngo bataza kurabo kuki utari gukora nkuko wakoraga ndavuga numva byananiye ese kubera iki ndagukunda naho nirere mubwira ngo ndamukunda ubwo yahise abyakira ute yabyakira ate kandi n'ubundi nawe ijisho rye narabonaga ribigaragaza ariko wenda kantinya akanga wenda kubimbwira mbese nawe abyakira we yavuze ngo urankunda ndagukunda okay ni byiza ntacyo dusubire muri practice turaza kubivugana borose wabyukaga ariko ntabwo nzibagirwa ibyo bihe mutangiye urugendo rw'urukundo twatangiye urugendo rw'urukundo ngizo SMS ngizo iki noneho atese mu rugo niye nzaze kugusubira nta kibazo araza asanga n'abana barahari hano nababwira ni uyu ni umuyobozi wanjye muri filime ntinya kumubabwira ko ari sheri wanjye nabo bagiye kubibona nabigejeje kuri cyangwa babibonye kuri social media just niho babibonye ariko n'abantu bagiye babyibaza impamvu nabijyanye kuri social media ngewe impamvu nanabikoze vuga naravuze nti hari abantu bashaka kuba baraye mu buzima nk'ubwanjye ushobora kubona umuntu ushobora gutuma umutima we unezerwa ariko akabitinya ndashaka gukora ikintu gituma n'abagenzi banjye bari ahantu furani bababaye cyangwa se batigeze babona umuntu bakunda ubuzima bushobora guhinduka umuntu akabona umukunzi hari harabayeho ka imwe ndanayikunda cyane nuko ntarajya kuyisura ngo njyeyo mana yanjye numvaga mbishaka uretse kuvugana nabo kuri telefone gusa sinigeze ngira amahirwe yo kujya gusura muka perezida na kwizera ngo nicare ndebe ukuntu baba bicaranye uretse ko byaje byabaye bibi nabo byabaye bibi ntibiduhira sinzi impamvu ubwo rero reka mbanze ndangize ibyanjye basibye nabyo ndaza kubivugaho ko abana baramwakiriye mfite abana bagira ikinyabupfura ariko inkuru iri kuyivuga abanza iragushimisha cyangwa irakubabaza kuko ndabona utangiye kugira amarira mu maso gusa ikimbabaza ni uko utameze neza ariko ntacyo amarira araza nkibuka komenti zijya zinuka ngo none uracyarira ariko ntacyo ubwo ngubwo abantu kuri social media bakajya kubaza niho wari ugeze bamwe ariko abenshi ntabwo banteraga amabuye ahubwo bamwe nkeka ko ari babandi buri mu rungano rwa promese babonaga hari urukundo rwacu ukuntu ruryoshye bo bararubuze mu bo bangana nibo bandikaga komenti mbi cyangwa se bakavuga ubugambo nabo n'ubutigo nakwita ko ari ubutigo nk'imbogamizi wahuye nazo mu gukundana n'umwana urusha imyaka imbogamizi ya mbere umwana wanjye mukuru nawe ntabwo yabashaga kubyumva hari igihe byagezeho bitewe n'amakomenti y'abantu
kuri social media zose nagiye nyuraho antuka cyangwa avuga ibintu bibi umwana nawe yabibona bikamutusha akavuga ati kuko umwana wanjye ni umukinnyi abo bakinana bati mere wawe sha agiye kurongorwa n'umwana mu ngano ubwo urumva niba muserereje ntabwo umwana biri mu munyuri arazambwa ati mere ndagukunda nawe urankunda kuba abana dukinana barimo banseka nabo twigana bakanseka biriya bintu ni ibiki koko ndicara ndabimwumvisha umwana arambwa ati mere bihorere n'ubundi abantu ntibabura kuvuga kuko hari ubuzima bubayemo n'abana bawe n'abaturanyi byonyine babona abana bawe batarwaye bwaki cyangwa yambaye agakweto keza n'agashati keza bagatangira kwibaza uburyo ugurira umwana iyo myenda kandi udafite umugabo bakaba bavuga bati buriya afite ukuntu ku ruhande ashakisha akabibona rero ntabwo wanezeza rubanda gusa imbogamizi ni imwe niyo yuko umwana wanjye byamutushije iya kabiri ni abantu nagendaga mpura nabo aba baturanyi yaba muri famiye yaba abo dusengana kuko no mu rusengero ntabwo byabaye byiza baravuze bati genda umuririmbyi kuko nabaye umuririmbyi wa korali y'urubyiruko ndongera njya muri korali y'abakuru mba nanjye uyiyobora nka dirigente wayo ukumva rero ngo nakundanye n'umuntu nguta byabaye ikibazo ariko gusa numvaga bitakagombye kuba ikibazo ntabwo yari umwana wa ribu kuri ubu ngubu se usigaye wumva ari ikibazo kundana n'umwana uruta ako si bundi kuki tuvuga ngo ni umwana n'umusore aba ari umusore iyo umuntu arengeje imyaka 20 akakibarirwa mu bana wowe wari ufite ariko urumva wari umukubye kabiri se nafite 50 cyangwa iriya 50 umutwandikira hariya niyo nawe ugenderaho shaba nkajya akabanyamakuru nanone nzi ko umukubye kabiri imyaka none si imyaka 25 n'imyaka 40 ubwo urumva ikubye kabiri cyane rimwe n'igice ni kabiri kaburaho gato kabara ariko karacyabura ntabwo karaba kabiri ahubwo nawe uzandika ngo 50 rero n'uwanyandikira imyaka 50 urana mfite imyaka 50 ahubwo ngo njye nandi kubona ufite nka 25 nawe ubwo ugiye gutereta utangiye kunyikundishwa mu myaka wayigabaniriza iki mfite 40 n'umwe n'ibiri iri hafi ndetse kandi y'ukuri ariko isura yawe kubigaragaza biragaragara ko ukiri muto ikurata ahubwo uri umuntu w'umugabo nkemereye fata nyuma y'ikiganiro kuko wowe umpaye imyaka utanyise mukecuru oya ubundi bakwita mukecuru bagendeye kuki ni ishyari baba bafite wagize ngo sari iki ngo bazi gutanga keya njye naribabariye nashatse umugabo ntitwabana nk'uko nabishakaga uriya promese niwe wari uje ari uwa kabiri rero anyereka urukundo ni gute ntari kurumusukaho rwose se nicyo wamukoreraga abandi batamukoreraga cyo namukoreraga naramukundaga akanyurwa naramunyuraga nyine naramukundaga akanyurwa utaza guhita uvuga ngo naramunyuraga ugahita uzana irindi ubwo nibyo wari ugiye kupasa ndabisa oya ahubwo nanjye nibyo ntekereza naramukundaga namuhaga urukundo uko rukwiye nkarumuha rwose wamuhaga neza namuhaga urukundo neza ubundi se ariko naragoye ubwo ngubwo urumva iyo mu nzira wagendaga muri kumwe mutembereye bakavangurira uriya mukecuru usigaye ubana n'uriya mwana wabyakiraga gute turi kumwe nawe nta kibazo nagiraga ahubwo twarasekaga tukanafatana niba twari dufatanya akaboko tugafatana ku rutugu tukabababaza n'amabizu menshi cyane twayigize naramukundaga nkunda rwaye inoti ntabwo kumuha bizi cyangwa atari kuyima ese promese wagiye kuba aho yari acumbitse cyangwa yaje kuba iwawe ntabwo twabanye twarakundanye gusa akansura nkamusura ariko ntabwo twabanye nk'umugore n'umugabo ni iki cyari cyabuze kugira ngo mubane agushyira amago cyangwa umushyira amago twarabipangaga twaranabishakaga twese gusa haje kubaho ikintu nanjye ubwanjye kugeza kuri iyi saha ntarasobanukirwa cyangwa se ntashobora kuvuga kuri social media ni iki cyagutandukanyije na promese ahanini mbona ari famiye ishobora kuba hari ibyo yaba yarakoze kuri we nawe tugatandukana atabishaka nanjye gatandukana nawe ntabishaka shaka kuba hari izindi mbaraga zakoreshejwe kuri we ubu ngubu promese agusabye ko musubirana wabyemera kugeza kuri iyi saha kuko nabikubwiye sinzi izo mbaraga zimvuyemo kuko zirahari kuko nanjye simpamya neza ko atari imyuka mibi yaba yarantandukanije nawe ese uba wumva utamukunze ntago mwanga kandi ni ugutandukana gutyo ariko nta rwango mufitiye nawe nta rwango afitiye cyane ko mperutse kugira ibyago inzu yanjye ikagwa promese akampururiza kandi akaba ariwe wa mbere uhagera
kiriya kintu rero cyankoze ku mutima ku buryo n'iyo shusho mpora nyibuka ntabwo promesse ntanga kandi nawe ntanyanga gusa imana nikuraho izo mbaraga birashoboka ko promesse twakongera tukabona inshuti nyashuti ibona mu byago cyane rwose. Abantu bahise babona inzu yawe yaguye bari bakumenyereye uba mu nzu nziza cyane ya shato havuzwe amagambo menshi cyane. Iriya nzu rero ntabwo nayibagamo, ni nk'uko naba nshaka ko uza kunsura ndi kumwe na sheri wanjye nkavuga nti ntabwo iriya nzu yanjye nayikoreramo ikirori kuko icyo cyari ikirori. Ngira ngo mugenzi wawe umwe niwe waje kudusura, ntabwo yari kuza mu nzu iriya yasenyutse mfite yanjye bwite. Nagiye kwa kazini wanjye ndamubwira rero njye na sheri wanjye hari itangazamakuru ribuze kudusura, ngomba kurizana ahantu hasa neza. Nibwo buryo nagiye muri iriya nzu. Ntabwo nigeze mvuga ngo iriya nzu ni iyanjye. Nta n'umunyamakuru ugize ambaza ngo iyi nzu ko ari nziza wayiguza ngahe, dore ko mukunda kubaza murabaza we. Nta wabimbaje byibuze ngo nitake mvuge ni iyi nzu nayiguze miliyoni izi n'izi, iyi nzu irahana. Oya, nicyo kimenyetso cy'uko njyewe iriya nzu ntavuze ko ari iyanjye, gusa yari iyo muri famiye. Nkuko nawe wajya gukora nk'ikirori ukajya kwa mugenzi wawe wenda uba muri geto, ntabwo mvuze kuba muri geto, ariko ukavuga uti nk'izi nzu nze gukoreramo ikirori. Ushobora gukora bidi ugashaka ahantu hisanzuye, kuko nk'iryo tangazamakuru ryadusanze mu gikoni kandi numvaga ntari bufate imbabura ngo nyishyire hariya ngo itangazamakuru rifate ndi kumbabura. Nagombaga gushaka ahantu heza, nta nubwo nahakodesheje, ni muri famiye, ntabwo iriya nzu yari yanjye. Rero ababibonye kuriya bagiye babivuga kwishi, Jane aratwika, inzu twabonaga ntabwo ari iye, dore iye yaguye. Njyewe n'iriya nzu yaguye na promesse azi neza ko nareshye ko iriya nzu ari iyacu, ntabwo ari kuza hariya nubwo twari twarashwanye. Ijambo rimwe wabwira promesse niba ari kuri kino kiganiro? Ijambo mbwira promesse ni uko nzirikana urukundo twakundanye, nta nubwo ndarwibagirwa. Ikindi asenga Imana kugira ngo Imana ikureho ibyaba bimutsikamiye cyangwa se nanjye ibyo noherejwe byaba binsikamiye. Gusa aracyari ku mutima wanjye kuko ndacyari konesa ko yankunze. Urabona iyo abantu bari mu rukundo hari ibihe byiza bagira. Ni ibihe bihe byiza wibuka mwize mugirana na promesse? Ndibuka igihe promesse twigeze kujyana ahantu twiyicarira ahantu mu gashyamba kamo Kigali. Twumvaga icyo gihe yarambwiye ati ndashaka ko tujya ahantu hatari urusaku, hatari n'umuntu uri butunyureho, tukaganira. Twagiye ahantu twicarira munsi y'ibiti mu gashyamba, twahamaze amasaha 6 tuganira, mubwira ubuzima bwanjye nanyuzemo, nawe ambwira ubuzima bwe yanyuzemo. Icyo kintu ntabwo nzakibagirwa. Niki cyagukuruye kuri we kugira ngo wenda ubohoke umubwire ibyawe byose? Ni urukundo twari tumaze kwerekana hagati yacu, kuko nabonaga nkunda, numvaga nshaka kumwibwira kugira ngo amenye umuntu akunze uwo ari we. Ejo nimubabaza azamenye ikitumye mubabaza, azamenye ko ari ubuzima nanyuzemo bwambabaje butumye wenda naba namuhemukira, ariko ntabwo twakomezanije. Nukihangana, ariko buriya wasanga Imana itari yarateganyije ko wenda muzabana, cyangwa wenda akaba ari inzira muri gucamo inyuma bikazaza kugenda neza. Byashoboka simbeze. Nese promesse hari imitungo yari afite kugira ngo urebe mu basore bose bo ku isi witibitiramo promesse? Promesse nta mitungo yari afite, nta n'ikintu yari ifitiye. Ko bavugaga ko wenda impamvu wowe ashobora kuba yaragukunze ari uko yagukurikiyeho imitungo. Yari abizi ko iriya nzu atari iyanjye, yari azi iyo nzu ufite kandi nayo iri ku bana. Ntabwo rero promesse yari yarankundiye ibintu, kuko nanjye ntabyo nari mfite kandi twari tubiziranyeho. Wenda kuko nagaragaraga neza hanze cyangwa kuri social media Imana ikansiga cyangwa ikananyambika, kuko nshobora kwambara n'umwenda wa 500 kambera.
rero abantu bo bararebaga bakabona kenda karambereye bakabona wenda nagiye muri salo ntibazi iyo salo aho yavuye wenda afite abadamu b'inshuti zanjye bafite za salo bavuga bati ja ntuzababare cyangwa ngo use nabi wenda famiye wari warashatsemo itazakubona usa nabi wenda ikishingira umusatsi wanjye wenda ntagura ako kenda kakambera bo bakamfata nk'aho ndi umukire kandi na ya nzu yatumye bamfata uko bitari bikwiye cyangwa se bitari biri umva nyine abenshi hari ubwo babona umuntu mukuru ashakanye wenda umusore mutoya ashatse wenda ashakanye n'umumama umuruta bakumva ko ari imitungo akurikiye nicyo bababwira nababwira ko ari ibitekerezo byabo cyangwa se baba bibeshye cyane ntaho imitungo ihurira n'urukundo ahubwo ibyo biri mu bato mu rubyiruko rw'iki gihe uzabibona iyo bagiye gusezerana hari ahantu mperutse kujya gutaha ubukwe bw'abakobwa umukobwa n'umuhungu bagiye gusezerana ngezeyo kwa kundi baba babaza niba ari ivangamutungo muhahano cyangwa se ivanguramutungo ibiki n'ibiki bananiwe kumvikaniraho barababwira bati nimusohoke mujye hanze mubyumvikanaho mugaruke barasohotse ntibasubiye mu rukiko bahise bitahira ubwo urumva hari ibyo batumvikanyeho hariya kandi baranganaga bari mu myaka 20 undi 21 aho urumva ni babandi batoye ntibabazi icyo bakora ku bantu bakuru umuntu mukuru ajya kwemerera umuntu urukundo atekereje ntabwo turi ibigoryi ntabwo turi n'ibicucu nta nubwo tuba tubuze abagabo bakuru hari abatandukanye hari ibigabo by'ibishurashuzi abo ntibaba babuze aho kujya ugura urukundo umuntu muto biterwa n'uko mwiyumvanye ntibakajye bavuga ngo ni imitungo ni ibiki kuko no mu bato ubwo niho hari iby'imitungo twebwe tuba tuzi icyo gukora cyane ko promesse ninamukunze nta kintu afite ntacyo pe na comment zazaga baramubwiraga ati wahinduye ishati ukajya wambara indi shati n'ubundi bavugaga ko ari wowe nyine akurikiye imitungo none se umwaka twabanye bigize babona ahinduka bivuze ngo nanjye iyo nza kuba mfite n'iyo mitungo byibuze nkanayimuha iyo nza kugera mbona narayimuhaye nanjye turebye ibyo bavuga ko wari ufite imitungo akaba ariyo yagukurikiyeho ariko ukaba uvuze ko nta mitungo ibyo ni byo abantu bivugira nyine ubabivugaga yari abifitiye igihamya ukavuga ko nawe nta mitungo wari ufite yari urukundo buriya turebye tukareba impamvu promesse yagiye ushobora gusanga ari uko yaraje akurikiye ya mitungo abonye ntayo arigendera no promesse igihe nkubwira twajyaga mu gashyamba kuganiriramo twari tumaranye amezi 2 namubwiye ubuzima bwanjye bwose ntacyo muhishe yari azi inzu yanjye nk'uko nabikubwiye nayo y'abana ko nanditse ku bana yari abizi ko iyo nzu nayo uretse ko hino ahantu heza n'ikibanza cyayo cyari kugurwa menshi uretse ko shima Imana iri ubu ziriya nzu yari yasenyutse barimo barayinyubakira ahubwo uzaze tuyitahe uzaze tuyitahe uzabona amafoto yisenye kuko yari imeze uzabona n'amafoto uko imeze kubera kugira ubuyobozi bwiza ubu se ubuyobozi burimo burantera inkunga bwo kunsanira bukayinyubakira neza ariko afite imitungo mfite ubushobozi none mbite nanabasubiza babibwiraga ko promesse yankundiye imitungo ntago ari imitungo yankundiye kuko niyo nzanjye yasenyutse n'abayobozi bari kuyinyubakira ubwo rero turebye ibyo bavuga ubwo ni urukundo ibyo bavuga ni kwa kundi umuntu avuga ibyo yishakiye gusa bajye babanza babaza umuntu iyo banyibariza njyewe nari kubabwiza ukuri promesse icyo gihe tujya mu ishyamba kuganira nari namwibwiye urumva twe tumaze amezi 2 kandi twakundanye umwaka muri ayo mezi 2 cyangwa 3 aba yarisa agenda kuki yagiye umwaka ushize nuko yaramaze kumenya neza yaramaze kumenya neza amaze kumenya ko imitungo mu mezi 2 yari yamenye shiti yanjye ntabwo amenya umuntu mu mezi 2 ahubwo buriya promesse nako Jane ushobora gusanga promesse impamvu yagiye no rwose kwa kubivuga nkanya nk'umunyamakuru wenda haba n'umusesenguzi ushobora gusanga yaraje asanga ya mitungo asanga ntayo ifite ayibuza ahita yigendera none niki cyabatandukanye wamenya gusa ngiye icyo naketse ko nari nzi ko anzi wese naketse ko yaba afite imyuka mibi bamwoherereje kugira ngo twangane wibiseka birababaje kandi wagira ngo unezererwe nuko ntatandukanye nawe ndagira ngo nawe useke seka se ingeze kuri iyo seje nta nubwo naseka hano hanze hari abandi basore beza ntabwo wabura umusore wagukunda babandi bandikaga comment se banuka si wowe ubwo bahindukiye bakaza kumbwira ubusa bakwera inguri kuri kamerama uramenye ntacyo yarushije iki promesse wageze nta muntu n'umwe ushaka kuruta promesse simbuza abantereta ntabwo ndi umugore mubi rero barahari benshi bantereta ariko nabande ba mu bwonko
nk'umumama mwiza cyane kandi ugaragara kuri social media, hari abantu benshi bakubona, ni hari abantu bagutereta kandi maze kubikubwira benshi cyane nta nabara benshi ankunze ariko uruhe rukundo aranze cyangwa wenda yabonye urukundo nahataga promesse nawe akumva ko ashaka ko ndumuhata cyangwa arimo arandeba mu mutwe ngo arebe ko ndi tete vide nta makuru bafite. hari mu diaspora yigeze gutereta aho ndifashe ntabyo nkubwiye kuki umbaje aba diaspora baratereta ndi kukubaza kuko usanga abantu benshi hano bakunda gukundana n'aba diaspora, niyo mpamvu mbikubarije cyangwa uramufitiye ugiye ku mapasi uyishaka usanga hano ari kutureba wenda ashobora guhita afatiraho. ndamufite dukundana ariko biri aho bisanzwe. Yego mu rukundo rwanyu ubona rumeze gute? kuko hari ubona distance relationship iragorana. ntuzane wiririmbiye akaririmbo keza ushaka akaririmbo kubahwe inde arya ninde uriya ukinana na Yaka ufite amafilime nindera Mutoni se Asiya afite ako karirimbo ka distance sha kavuga gute? ntago nkaza ariko karahari ntago nje kumwamamaza kuranyumvira kamerama ukavuga ngesenze kwamamaza ibya Asiya happy ariko aragafite kitwa distance da nakavuze ntacyo. Distance mu rukundo uyifata gute? irababaza nyine ariko ntayo ndimo ngiye nakubwiye ko mu diaspora dukundana bisanzwe inkunderega ziratandukanye hari urukundo rwarundi rujyamo akora turikundanira tu kandi ubwo twanakundana nawe ari kure nyine ese hariho n'abambabaje na promesse ko yagiye. urabona ari nk'ubwo abantu bakundana n'aba diaspora kuva barabwiye ngo nyohereza agafoto hoye wanje ntabwo ari indiscipline ku buryo yambwira gutyo ariko mwana we shaka mutuma umuntu yinyuramo mutuma umuntu yinyuramo ndetse uzavuga ngo yego jene ngafite mu diaspora none ngo wamubwiye ngo amuha amafoto kandi tayito ndikuze nzahita nkwa bakunzi b'urugendo nambeshyira muzamunyomoze kandi nabo muri komite bajya badusarana oya arahari ariko ntabirenze ntabwo aransaba amafoto kubera ko ariyubaha kandi nanjye aranyubaha. nk'ubu agusabye ifoto wambaye gusa ntabwo nayimuha nawe ntiyabikora ariyubaha erega bariya babivuga ntabansimbazi. hari ababivuga se? njya kumva ngo hari aba babibwiye ariko njye ntababibwiye gute ngo babaye amafoto ngo babaye amafoto nyine bayabwira inkunda ayo wari uvuze ngo ayahe kandi wayavuze ngende kwibaza amafoto ari kuvuga ayo wambwiraga wese wavugaga yawe wambaye ubusa simbizi niba baba babwambaye cyangwa batabwambaye urimo uravuga ngo njyewe ndareba yes umva hari mu couple ukunda cyane ndabizi ko bakunda Kwizera na Mukaperezida. sawa mbabariye ko bari abantu bahuye n'ibyo nahuye nabyo ako bo birarenze uzi kugira ngo wibanire n'umukunzi wawe gutyo hazemo rwaserera nkiriya yego nibarangiza bayivugeho amagambo menshi sha bamujomba igikwasi yego byarambabaje. iriya couple ubundi bakundanye mbere yuko ukundana nawe na yego bari nibo mfura nanjye nagiye mbitirirwa ngo babonye Mukaperezida wa kabiri ubu nanjye ndi Mukaperezida wa kabiri niyo mpamvu mbakunda. bari abantu niba ari abantu bambere icyitegererezo nabo bampaye motivation yo gukundana na Promesse ko iyo bataza kumbanziriza nari kugira isoni ariko nari proud yabyo kubera bo nakurikiranye ibyabo n'ubukwe bwabo ndabona n'umwana yishajije ndabibona byose ndabibona ariko baranga barabana ariko ejo bundi hazamo kidobya ngo yafashe umwana ngo ku ngufu kutarageza imyaka ariko ahantu biracyari mu iperereza byari byemezwa ntabwo biremezwa ibyo nanjye ni baravuze uko ntabwo turamenya ukuri ariko biriya bintu bibaye ari nabyo byambabaza. uriya byaba byaratewe n'iki kuko hari abavuze ngo Mukaperezida urabona yafashe Kwizera bakibana bavuga ngo bavuze byinshi biriya bintu rero ikintu mbona cyaba bibaye byaba ari byo kimwe nuko n'umugabo ufite umugore bakuru ashobora gucikwa akajya hanze ndetse niba wabaye uwa mbere ntabwo ari wabaye uwa mbere kandi ntabwo yaba abikoze ngo nuko Mukaperezida ashaje hari n'abasazanye nabo babicana inyuma. abenshi bavuga ko ari uko nyine badakwiranye sinjya nita ku byo abantu bavuga nta n'umunsi umwe nzita ngo abantu baravuga umuntu avuga icyo ashaka
ntiwamenya ibibera mu rugo rw'abantu sometimes bishobora kuba ari nabyo cyangwa se bikaba ari kwa kundi umugabo ashobora gucikwa nk'uko nabikubwiye n'ufite umugore bakuze cyangwa se n'umugabo ukuze cyangwa n'umugore we ashobora guca inyuma umugore ibyo bibaho ntabwo yaba abikoze rero ngo ni ukubera ko ngo yashatse umuntu mukuru oya gusa bibaho mu bantu benshi umwe yaca inyuma undi agaca inyuma kuko satani aracyahari urabona nka muka perezida nk'ubu ngubu ni iki wamubwira urumva ashobora kuba wenda arananiwe unanijwe n'ikizi kuba wabana n'umugabo ukumva ngo yaguciye inyuma byagenze gutya bamufunze urumva ibyo bintu bitakunanizaho mu mutwe arananiwe byo ariko ntabwo yakwita ku by'abantu byarabaye nyine gusa biterwa n'umutima w'umuntu nanone eri genda fuha ngewe ari poromesi ubinkoze nahita ndangizanya nawe we yaranivugiye ati ngenda aramuhamagaye aravuga ati ngewe umugabo wanjye rwose naramuka hanaguheho n'icyaha nzamubabarira buriya niko akunda imbabazi ziri hafi urwo ni rwo rukundo rw'ukuri nirwo rukundo rw'ukuri ariko ngewe banza urwanjye ari pirate kuko ntago mbizi yaciye inyuma najya ntekereza ukuntu yabikoze nuko byagendaga nkabona isura zabo nkibuka amagambo babwiranaga nkahita nababara nahita mbwa nikomereza narababaye bihagije kwa perezida agashaka kuba atarababaye nk'uko nababaye niyo mpamvu ashaka no kuba yakunda nk'uko njye ntakunda ariko Jane imbere y'uko ushakana na Promesse ushobora kuba ufite indi story iri behind yayo ikomeye niyo ubuzima bwanjye niyo ubuzima ariyo yatumye nkundana na Promesse kuko gukundana na Promesse ntabwo byizanye byaturutse ku buzima bwanjye nabayemo ndashaka ko tuzaganira ukaduha ubuhamya bw'ubuzima bwawe nta soni bintera gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kuko nzi neza ko ubuhamya bufasha abantu benshi ariko nanone bufasha ubishaka kuko hari naho nabutanga ati uyu nawe ubwo ubuzima bwawe ni nawe ukubajije bitewe n'imyumvire y'abantu niyo umuntu atanga ubuhamya abagira ngo abandi babwigireho uzahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo wahuye nacyo azumve ko ushobora guhura n'ikibazo ukakira cyane gusa nanone turi kujya muka perezida tutarabivaho ndashaka kubwira abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga ngo muka perezida ashatswe na kwizera kubera uburozi sinkunda uburozi sinzanabukunda sinanabwemera uretse ko bubaho iyo muka perezida aza kuba yarabanye na kwizera kubw'uburozi bwa burozi butafashe kwizera ngo bumwereke ko muka perezida ariwe bagomba kuryamana gusa bariya abandi bose ari ubusa kuri we ubwo burozi kandi ngo bubaho bushobora gutuma niba ngukunze ndagukunda bitume nta n'undi uzongera kubona wowe ngo uvuge uti uriya muntu ko ari na mwiza ahubwo abantu bose nabeza ubona ari babi ibyo bintu ngo bibaho ari byo bajyaga bavuga ngo naroze Promesse ngo twakundanye kubw'amarozi wamuhaye mukundo ngo namuhaye uburozi ngo uriya mukecuru araruga ngo yaramuroze ngo uriya mwana si muzima ariko sinzi bagirwa Promesse ari ahantu yavuze niba yarandoze kumukunda ahubwo azanyongere n'ubundi ukomeze mukunda yarwaniye ishyaka nuko byivanze rero muka perezida ntabwo ari umurozi iyo aza kuroga aba yararoze kwizera ntashurashure kuri uriya mwana niba ari byo koko rero batuvuga ibyo bishakiraga ngo turakuze niba iyo ukuze n'urukundo rugenda byaranyubeye ahubwo ni nabwo ruzi wowe nk'umuntu ureba amaso yawe arareba neza sibyo ushobora kwitegereza ukavuga ati bari abantu barakwiranye cyangwa ntibakwiranye ariko gukwirana ntabwo ugiye kuba baberanye kuberana kwa mbere kwabo ni urukundo rwabo bahaye si kuberana isura siberana n'undi abantu bashaka kuba ari ibimana ari beza pe ubabona ukavuga utaba abantu ku bana baraberanye ukurikije amasura ariko isura itandukanye n'umutima ushobora kubona umugore ufite isura mbi ariko ukubaka urugo rwawe kubera umutima wawe mwiza wo kwihangana ukunda umugabo wawe w'inshingano zawe ibyo rero bitandukanye no kuba mwaba ngo isura ntayihura n'urukundo cyane rwose wenda wasanga bibaho kwizera ubu ngubu arafunze bamukata iminsi 30 nyine mu gihe iperereza rigikorwa iperereza ntabafunzwe nyine wenda amategeko iperereza nirigaragaza ibiri byo hazahanwe nawe sinavuga ngo ntazahanwe oya itegeko rigomba gukurikizwa kwizera n'icyamubwira ahubwo ati mugira inama kwizera rero mubonye namubwira nti
ureke ubukobwa butoya nabwo rega bwishinza ku bantu uriya bwamwishinjijeho namubwira ntimenye icyakujyanye kwa muka perezida umenye ko ari urukundo no kubaka urugo reka izi nkundarubyino z'ubukobwa buriya ubukobwa baba bushaka mandazi iki wasanga wenda kari n'akanyeshuri sinamenya amakuru yako yari umukozi wo mu kabari nyine yaravuye mu ishuri akajya mu kabari we kari akanyeshuri karakubiswe kamubona kakamushakaho udufaranga kugira ngo atumuhe nawe akakamwishinzaho undi nawe agahita agasekura yacitswe nambwa ntazongere gucikwa kuko ndahamya neza ko yari yacitswe kuko ajya gushaka muka perezida ntabwo yari yabuze abandi bakobwa ariko buriya ashaka gucikwa. Mu minsi yashize hari umugabo wamenyekanye cyane nka Ndimbati wamenye ko bamufunze isura mbaya wanje niko nakitaga naragihamagaraga nti isura mbaya bimeze bitakitaba niryo zina twitanaga nawe yampamagaraga ati isura mbaya cya gisura cyanjye cya Ndimbati cyarambabaje wumve ngo narababaye Ndimbati yarambabaje noneho kumubona mu iroza kumubona bamukuyeho umusatsi mama byarambabaje bya hatari gusa nkunda umugore we umugore ntabwo ajya amuteza abantu ahubwo uriya mugore ndashaka ko azambera icyitegererezo umugore wa Ndimbati ni icyitegererezo abima amakuru y'uko yarakariye umugabo we ibyo kintu mukundira niba anamurakariye mu mutima we yanga kubyereka itangazamakuru akamwita umugabo wanjye nyine byagenze gutyo byarabaye ntacyo nabihinduraho ati kandi naza nzamwakira akajya no kumusura. waramubonye ejo bundi ari muri gereza? Naramubonye. Wamubonye ute? Nabonye ntacyo abaye komuteri ubona ntiyabura nyine ikintu cyagabanutse kuri we urabona afitemo n'ubwoba nuko yasubizaga wumvaga yihagazeho ariko afitemo akantu kakoba kiya nyuma y'iminsi 30 ko bizagenda arimo aravuga ati ndarigiriye 20 n'ingahe ese ndataha ako nikabura ku muntu ariko kunameze nabonye nta kibazo erega leta yacu ifata abagororwa neza njye nari nzi ko agenda agahita ahangayika akananuka ariko urabona ko nyine ntiyabura icyahinduka ariko nabonye ameze neza. Yazize happiness? Yazize happiness wana nka Preskid ariko Preskid mana yacyo. Preskid uramuzi? Namaze gutyo sinziranye nawe kuko ngiye kuvuga ngo nziranye nawe nanjye ngo naba naratanze happiness ariko ndamuzi gutya nyine kuri social media. Preskid nawe urabizi ko nawe ubu ngubu afunze? Ndabizi yazize happiness nyine. Akurikiranyweho icyaha cyo guhoza ku nkeke ba Nyampinga kandi barenze umwe barenze batatu batanu ariko nawe yaracyajera nawe arashoboye akazi asubira bari bose bamuhaye happiness kweri bose ngo barayimuhaye niko amagambo avuga ariko si bamenye nibyo akurikiranywe ariko nkunda Elsa ndamukunda niba bari bose baramuhaye happiness nawe yarayimuhayemo ariko akaba amukunda amurwanira ishyaka yarakoze n'amafuti kugira ngo arwanirire umukunzi we kandi umukunzi we yaratse happiness barenze bangaye harimo uko uriya mwana w'umukobwa nawe nta gufuhagira kandi niba nagufite afite n'urukundo ibyo rero sinabishobora nibyo nakubwiye ngo ngewe umuntu anciye inyuma byahita birangira ariko yo kugira ngo amukurikirane yemere anamuzire uriya mwana w'umukobwa ndi Preskid mvuyemo nahita murongora ndamurongora kabisa. Uzi izina rishyashya rya Elsa muri minsi bari kumwita? Ntabwo ndizi. Wowe wumva ari nk'irihe zina wamuha? Ubwo ni happiness nyine uzari ikindi yakwitwa. Ubwo ni happiness. Bari kumwita ngo Queen of Love. Yo umwamikazi w'urukundo. Ariko ni nabyo akuzi kwemera kuzira umuntu ukagarukira ku muryango wa gereza ukagarukira ku muryango wa mageragere ugarukiye ku muryango rega neza cyane biriya misatsi bari bagiye kuyikuraho ariko wanza yaranasenze. Hari ase ukurikije uko bavugaga ngo Elsa aratwite ukurikije uko wamubonye urabona ngo yatwite twita se ko nari muganga ngo namupimye ko nta test de grossesse nafashe ngo nshyireho ko umuntu ashaka no kubyara itagaragaye ntabibwirwa n'iki nkaho umuntu mukuru kugeza ayibona ntabwo napimisha inda amaso gende n'umujyanama w'ubuzima gende umujyanama w'ubuzima ubahita banyirukana mvuze ngo nabonye atwite umuntu yemera ko umuntu atwite ari muganga ubyemeje sindi muganga ntabwo mbizi ubwo uri kwimya makuru ntabwo ari ukuyabima ariko no kuyabima mvugishije ukuri
ndi umujyanama w'ubuzima ninjya kuvuga ngo nabonye atwite minisante iranyirukana iravuga iti wabibonye ute ko nta test wakoze bahita banyirukana di oya ntago mbizi byemezwa na muganga. Mbere yuko dusoza kino kiganiro niki nari kukubaza ntakubajije? Ikintu utari kumbaza nashakaga n'ubutumwa shaka kungereza kuri Mutabazi nk'umukozi w'Imana. Nafashe iminsi nk'ingahe mugira amasengesho y'iminsi 3 ndiyiriza kugira ngo umukozi w'Imana uri muva mu byizerwa garuke mu murongo. Nongere mbisubiriremo abakunzi b'urugendo sinterana amagambo na Mutabazi simutuka ibyo ndi kuvuga ahangaha ndagira ngo abo umukozi w'Imana udasebya abandi bakozi b'Imana, abo umukozi w'Imana ugabura iby'Imana utagabura urwango, utagabura kwishimira ikibi cyabaye kuri mugenzi we. Hanyumve neza kuko amagambo agenda avuga minisita yakoze yego yarabikoze ariko itegeko rizamuhana. U Rwanda rwacu rufite amategeko rugenderaho kandi itegeko simvuga ngo giye guhana ukwiriye guhanwa akwiriye guhanwa, ariko se baramuhana kuko yavugije induru hariya ku musozi, yavugirije umuntu induru ngo yakoze amabara bira nta utabikora wenda uriya ni wagaragaye. Kandi icyo mushimira minisita ntabwo yigize ahakana wera nabyemera asaba imbabazi. Ese Mutabazi nyuma y'imbabazi hari urubanza? Bibiliya iravuga ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. We kuki akomeza kumushoraho urubanza kandi arisaba imbabazi? Yaretse amategeko agakurikiza ibyo agomba gukora. Kwirirwa avuza induru kwa ariyo mpamvu navuze ngo ni umugore mu mutwe ntabwo ari umugore mu bikorwa. I mean ku mubiri ni umugabo ariko mu bikorwa no mu magambo no mu bitekerezo ni iby'abagore. Aho ntibavuge ngo namusuzuguye. Ni apotre simbizi niba ni apotre ngere giye mu bivuga ngo apotre nuko ari byo yitiriye. Yasizwe amavuta ariko. Yasizwe nande? Ushaka kumbwira umushumba wamusize yitwa nde? Ngiye kukubaza n'utasubiza ndaguka mu kiganiro nigende. Urabishimangiye. Yasizwe nande? Muri hetorero. Itarike zingahe? Ifoto urayifite? Ibyo bibazo bisubirize rimwe. Oya ibyo bibazo mbisubije urumva reka tumuhamagare ubimwibarize. Muhamagare. Kamuhamagare mu kiganiro. Nakwitaba akirashyira. Aranyitaba ndabizi. Urabugize Imana. Uko dusana tuvugana. Sawa. Kereka wenda baye usubwo yabaherezwa gahita. Cyangwa uzi ko afite ubwoba ntabwo bafite. Ngo wasanga ari wita ry'indimi. Ntaribi nzirye. Urasebye we urasebye. Ubwo sara kwitabye. Nejo buri kugasara waze kwitaba. Ariko subiza kuki yagakwitaba? Kuki atabitaba? Ntabwo yakwitaba. Buriya ashaka kuba afite akazi kenshi. Sawa rero. Nejo bundi kuri caro nagiyeho yindi yari afite akazi kenshi. Dusanzwe tuvugana ndabizi ntabwo yakakunyita. Sawa. Ahubwo ashaka kuba wari wamubwiye uko ndi buze mu kiganiro agahita papa. Oya. Yari bagomba kugira ubwoba ko ibyo mubwira ni ukuri. Nawe ugarabizi ko ibyo mubwira atari ukuri. Ahubwo ndibaza ese asobanukiwe cyangwa yashubije amaso inyuma aravuga ati ibyo gihe narimo avuga ni ukuri reka nisubira. Wasanga yarakijijwe ahubwo azaze mu kirere ibiganza. Noneho kiri ibiganza kuwise aposo. Intumwa nemera ni aposo wanjye. Kasi muvuga mu izina. Nanjye mfite dadi wanjye apotre. Ko muvuze wasanga bamwe bantuka bantukiye umushumba ariko se ko nahavuze ansengera nahavuze ariko ntacyo uzamutuka ndamukarabye kuvuga wasizwe aposo wanjye ndamwemera aposo Gitwaza ndamwemera aposo Minyone ndamwemera mvuze abo ngabo kuko ari bo nzi n'abandi ba aposo bubaho ariko uwiyitiriye aposo ngeje ubundi naravuze ngo towa narari mwambuye n'imbere y'Imana uwite umwamburo bwa aposo yihaye yarabyihaye rega nakubwiye ngo uzanyereka ahantu yasigiwe. Mbwa ni wamusize ayo mavuta umbwira n'iryo torero ririhe ese ubundi asengerayo ushobora kuba uzi ko muvugana. Ubundi aposo ntabwo agomba ngo bafite ahantu asengera ariko agira itorero. Aposo ko abameze abagenda ashinga insengero. Urwo rusengero ashinga rwitwa ngo iki? Yashinze uruhe izina yarwo byarwo. Ahubwo wembwira mwasezerana. Ntabyo uzi twasenganaga mu cyumba cy'amasengesho naga ari itorero. Nose ntiyabayoboraga. Hayoboraga usengera ntabwo nyobora. Ngese nifite titre.
ariko mwamwitaga aposo ni wowe wari warabyisitiriye nyine yaje yisobanura ngo ngende aposo runaka nyine kubyitirira se nanjye nshatse nabyitirira kandi bigafata ese ubundi nk'ubu ngubu Mutabazi avuze ko atakuzi nta atanzi kumenyana n'umuntu siko mwamufitanye contact muvugana yego icyo nzi mwamuziranye mfite messages turandikirana hano ariko si ngombwa kubikwereka ntabwo ari ngombwa igihe bizaba ari ngombwa uzambwire mbikwereke n'amabanga ntabwo ari amabanga ese abantu bose mwandikirana ni amabanga harimo na video video ikidusenga se nta video dusenga mfite telefone barayibye niba ngibi mfite ni ibishyashya kwindi byagiye muri telefone yanjye ariko turavugana none se waba warigeze uhamagara Mutabazi nibura ngo mugire inama nk'umuntu musengana Mutabazi naramuhamagaye ndabimubwira ndabwira Mutabazi aposo ni nako namwita mbwira dadi wanjye aposo nemera wambabariye navuze aposo kugira ngo yumve ko titere ye nkiri munsi y'amavuta ariko ntabwo najya munsi y'amavuta Mutabazi ari amavuta ni ubuto cyangwa se ni vaseline ntabwo ari amavuta y'Imana ntabwo wajya munsi yiwe ntabwo najya munsi y'amavuta ye hari ukuntu abantu bafite amatitire nk'ayo avuga ati wowe niba unsuzuguye kandi uri munsi y'amavuta yanjye amavuta yanjye ari bukuremerera gutsindagire ntabwo amavuta ya Mutabazi yandemerera kare andusha iki kubwiriza ni intumwa ni umunwa ndushaho kusebanya gusa akubana nanjye nshatse nawe ukora ariko nawe afite umunwa nise we nawe ufite urimo urambaza atari umuntu uri gukoresha ahubwo wowe ufite umuntu kuko urambaza ibintu byinshi ukanguramo n'akari muroto ubwo ejo zavuga ngo bazajya babangugira umunwa wese niba wawukoze nawe ufite iyo utaba umunyamunwa n'ubu uri ku itangazamakuru uri umunyamakuru waba udafite umunwa ugakoresha ikiganiro nawe urawufite twese turawufite oya aho waba urakabije ugiye no kuntukira mu kiganiro iwawe sinzagaruka oya njyewe kuba ko ufite umunwa wo kuvuga ibintu byiza wese hari ubwo ufite umunwa mubi mfite umunwa ntacyo mfite umunwa ariko reka ngukoreshe mvuga iby'ukuri ubwo bishatse kuba ko ufite umunwa mwiza nyine ubwo uraza kwandika ngo Jenny yavuze ko afite iminwa myiza ariko nayo ntabwo ari mibi ni myiza cyane Promesse yigeze abikubwira tabimbwira se ntabwo yariye yakubwiye gute umunwa wanjye wari uwe yayigiraga gute se icyo uketse yayigiraga icyo uketse njyewe uzi ukuntu uketse ndetse ko yayisomaga atayisoma se ntiyariye ntabwo nari kuyimwima ko ntabwo yari ikiri yanjye wayimuhaga neza cyane adura imbaye rata ugiye kuduha bwa butumwa bwa Mutabazi namuhaye ubutumwa arabyanga naramuhamagaye ngo tuganire mugire inama arabyanga ariko buriya yari abizi neza ko inama ndi bumugire ariyo kureka ibyo arimo kandi wagifite gahunda yo kubikomeza ndangije sindi kuza kuri social media kugira ngo ngewe nigaragaze ndafite izina ryanjye mfite aho naryandikiye nanjye ngiye kuvuga ngo ushaka gusanga ushaka kumuzamukiraho negative nibuka ko wabaye umustar imbere yiwe ngewe ntiyantanze kujya kuri social media gusa ndushije wenda ishuri yazigiyeho bitewe wenda n'inyungu afite igihe ntazi ko afite inyungu kujya kubusebanya afite inyungu cyangwa se afite ikintu akuramo simbizi ubona inyungu afite ubona ari nk'izihe nyungu so gusebanya nyine cyangwa wenda abanyamakuru mufite icyo mumuha kuko ntabwo ajya kuri social media kuvuga biriya swati shobora kuba hari icyo mumuha ariko se mwe mufite inyungu ki kugira ngo nanone asebanye aho nabamba besheje ariko nako reka mfe kukavuga ku kambere icya kabiri ashobora kuba akeneye ubuyobozi ariko navuze ngo no kuyobora abagore iwacu mu mudugudu nge nahita mvuga nti ngiye gushaka n'igitsina cy'abagabo bakintere cy'abagore bagifunge sinaba mu bagore yayobora najya kugifungisha bishobotse nkamera nka wa wundi bafashe mu tipe yawe gifunze nasaba umuntu w'umuroza akagifunga agahita nkubita y'icy'abagabo wahubwo agahita ashaka icy'abagore bakaba aricyo bamushyiraho ubwo no kuba na Mutabazi mwagurana igitsina twagurana ubivuze neza ariko umaze gukura ufite ubwenge bwinshi twagurana akaba umugore nkaba umugabo aho kugira ngo anyobore mana ubuyobozi bwanjye ndabwemera n'ejo bundi narabivuze ariko Mutabazi ikintu ashaka no kuba umukuru w'umudugudu cyangwa umutwarasibo azabibona ubwo rero uracyatanga ubutumwa rero mufitiye yanze kunyitaba kuza ngo tuganire mbumuhe nahawe n'Imana si njyewe wabwihaye
ni ibyanditswe n'imirongo mito cyane migufi shaka kwihera Mutabazi kandi aze kuyisoma yisesengure iraza kumusubiza ku murongo njye ndifuza ko asubira ku murongo akavuga iby'Imana biteye bitya mu ijambo ry'Imana iyo ni Bibiliya mvuga kambanze some ndaguha umurongo waho biri n'abakurikiye Urugendo TV baze kubisoma barabyibonera haravuga ngo yemwe bagaratiya b'abapfapfa hano ntabwo ari abagaratiya bari kubwirwa yewe Mutabazi w'umupfapfa ni Bibiliya ntabwo ngututse ariko mu magambo uvuga uri umupfapfa kandi uri umukozi w'Imana ninde wabarozi ubu Mutabazi ninde wamurozi nyamara Mutabazi afite ikibazo Mutabazi aho kuvuga ijambo ry'Imana ngo agarure intama zatanye azigarure ku murongo arazirukana zitorongere bishatse kuvuga iki umuntu niba akoze icyaha Mutabazi agiye kumukura ku Mana burundu wenda icyo cyaha yasabiye imbabazi yakabaye avuga ati reka ngirene reka mubwirize areke guta umurongo ahubwo agaruke ahubwo waramuvuga umutima uri bukomereke na kira cyaha yasabiye imbabazi ejo wenda ashobora no kwiheba ashobora wenda no kwiyahura n'urugero yiyahuye kubera umukozi w'Imana noneho uri kumusesereza Mutabazi yababonye uwo ajyana mu bwami bw'Imana cyangwa se yaba ahaye Satani umugaragu w'Imana bikavuga ngo ijambo rigakomeza rikavuga ngo mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu ese mutaba Yesu Kristo amaraso yatambye ku musaraba yatambiwe abamarayika yatambiwe intungane cyangwa yatambiwe abanyabyaha nk'uko Edouard Minisita ndacyabimwita kuko yarabyiswe buriya zina ntirizamuvaho ntuzajya mubona azavuga ati dore kwa Minisita kwa depite runaka nibwo waba ukiri depite cyangwa upfa kuba warabayeho kwa Minisita yakoze ibyaha n'umunyabyaha nuba aracyari umunyabyaha kuba yaranabyiyemereye nta n'iperereza ry'igikorwa yarabyemeye ese weretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba ese Kristo yabambiwe abamarayika cyangwa se intungane cyangwa yabambiwe abanyabyaha barimo Minisita nawe rero ugomba gukora ibyo inshingano Yesu yasize adarangije n'ikintu mwikwiriye gukora intumwa zifite ibyo zigomba gukora nagende ahubwo asange Minisita amubwira ati mbabarira aho ngaho niho nzahita nemeranya na Mutabazi ariko kuba atarasaba imbabazi Minisita nawe nk'umuntu watandukira inshingano z'Imana sinzigera mwita Poso ahubwo njye n'umuntu uzongera kumumbaza ajya avuga Mutabazi gusa ariko ntazongera kumbaza Poso umbabarire nitwongera no guhura ntuzavuga nakubwiye ngo narari mwambuye ni Mutabazi jewe sinzi no guhera tukivuga ntabwo nize mvuga ngo Poso Mutabazi niwe wabivugaga Mutabazi nirindi zina rye sindisi harya arizo sindyibuka irindi zina ariko nta cyo mfate Mutabazi se baratabara iki eso nta akwita neza ariko uyu Mutabazi utabara abarembye n'abarembejwe n'ibyaha ari gutabara abanyarwanda yerekana ko hari abajura bari kwiba ni polisi se ijya kumureba ni umushinjacyaha se Jene wakoze cyane nakoze se nari narangiza kuko nkura mu kiganiro ngewe kereka niba kamera zanyu imiriro yashize byereka nsoza ngo nakoze cyane uratangira kwibukana urandambiwe se ndiko mumaze kurakara uraza gutuma bavuga ngo navuze umunwa ngo bigera naho banyirukana mu kiganiro okay aha iri jambo nyine byavugaga ngo mweretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu namwe barizaga niba umusaraba wa Yesu na Yesu cyamuzanye akikibuka niba akibuka nagaruke ku murongo kuko yatanye ibyo byanditswe abagaratiya igice cya 3 umurongo wa mbere gusa ijambo sorejeho niri muri abapfapfa mutyo ni ngewe wabyanditse uze kubisoma ubwo ndi kuvuga ko ari umupfapfa uri umupfapfa utyo ni Bibiliya ibivuga ko arakaye cyane mwata harakarase ngewe umuntu uzavangira Imana yanjye nza ahantu yankuye ngewe narambaraga igitenge nka kimesa nijoro bugacya nkakijyana gusenga ngewe wajyaga guca inshuro nkajya kwirirwa mesera abantu nkamesa imyenda guhera mu gitondo kugeza nimugoroba bakamba 2,000 ubu ngubu Imana ikabingaburira abana banjye bakaba batararwaye bwaki nkaba ntaraguye mu maboko y'umugabo ankubita nta n'ikintu amoye nta muntu uzavuga Imana yanjye nabi ngo ceceke nzemera mbizire Imana yawe ni y'Abayisiraheli Imana yanjye ninde mu Isiraheli nzi ninjye nanjye ndi mu Isiraheli Imana ya Isaka na Yakobo
imana yanjye Jesse ngivuga ngo ya Isaka na None se Yakobo kare Isaka mvuga iyanjye Saduraka na Abedinego na Meshaki abo ni yabo nyine njyewe imana yanjye njyewe yangiriye neza niyo mvuga simvuga imana y'ahandi ntabonye mvuga imana nabonye n'amaso yawe ndavuga imana nabonye n'amaso yanjye ndavuga imana yantabaye ndavuga imana yampaye kunezerwa ndavuga imana yankuye mu marira nta muntu uzayivangira ngo azane urwango naranzwe inshuti yanjye naranzwe igihe kinini ndangwa umuruho wose uhereye ku rwango nanzwe n'abatari bakwiriye kunyanga sinshaka umukozi w'Imana wangana shaka umukozi w'Imana ukundana niba mugenzi we yakoze icyaha amusange amuganirize sinshaka umuntu usebanya kandi ari umupagani ntabwo navuga ariko ari umuntu witwiriza izina ry'Imana no muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri ari mu yatangiye afata bibiri yavuga ariko bagiye muri politiki itamureba atafite muri icyo ashinzwe ashinzwe iki muri politiki si umunyerondo si daso si umukuru w'umudugudu si mutwarasibo umuntu utarabaye na mutwarasibo arashaka kujya gusimbura minisita uretse ibitabo yanditse se none se yavuze ko ashaka gusimbura minisita njye mbona aricyo kintu ashaka njye nicyo kintu mbona nta kindi kintu cyamuraba kimuraje inshinga kuri social media nta mafaranga mutanga n'ubu ngubu ndavangaha nta mafaranga umpa nta nayo nkwatsi ntayo nkwatsi rwose none se we ni hit ashaka mu biki ashaka hit y'iby'Imana yavuga ijambo ry'Imana agahitinga mu by'Imana ariko arashaka hit igendanye n'iki ibya politike kandi nabyo aranabivanga ntanabivuga neza iyo babivugaga neza ntabwo ubuyobozi babumuha ariko mana niba muha ubuyobozi nako nta n'uwabamuha sebo ntibanarize ubu ngubu babumuhaye baba bashaka no koreka igihugu kandi njye nzasenga ntazabubona niba nabwo ashaka erega njye Imana iranyumva ubundi ubu ngubu umuntu ashobora gutekereza ko ari icyo ufite upfa na Mutabazi babyumve n'abakunzi b'Urugendo TV nta kintu upfa nabo icyo dupfa ni ugusebya Imana yanjye njye ndi kurwana ishyaka ry'Imana yanjye ntarindi rwana ishyaka naryo Imana yanjye asebya atubahiriza inshingano yihaye cyangwa se Imana yamuhaye kuko sinzi aho yabiherewe yivuga Imana mu macuri navuga Imana hariya ariko batamukurikira rero nabonye yarapostinze ikiganiro nakoze ahantu ngo niba ngo cano zirarikora arabizi ko ziri burikore niba ngo ari ngo hit sinzi umuntu wamuhaye message aramubwira ngo arishakira hit njye ntawe hit nshaka igihe avuga ko mwararanye ndetse Mutabazi ntabyo yavuze kandi ari njye wabivuze ko twararanye yari yabonye ya video avuga ko mwararanye se yego ngo ndishakira hit kandi mwararanye koko mu masengesho oya kandi mwararanye koko niyo wavuga ngo yego nta kibazo ntabwo kubashe ngo twararanye nyine mu masengesho yego nubwo butumwa nari mufitiye mumumungerezeho cyangwa se ari cyangwa ariko reka nze ntago fuadinga ko n'undi nta kinsubiza ndamwandikira nansubiza yararakaye ko namubwije ukuri kuraryana rega yari kuri kandi guca mu ziko ntago bushya nzakuvuga ingaruka y'ikinyoma yo ntago mbizi simbyibuka ingaruka y'ikinyoma ni iki igaruka nyirayo reka nawe bikujabuke ingaruka y'ikinyoma ni iki ingaruka agiye gushakisha akenshi baravuga ngo ingaruka y'ikinyoma ni urupfu uradupfunyika igihano cy'icyaha nicyo nzi ko ari urupfu igihano cy'icyaha ni urupfu ntabwo ari ingaruka y'ikinyoma ingaruka y'ikinyoma igaruka nyirayo nari nabivuze ibyo ntiwumva se nanjye ndakunganiye muranyunganira igihe bivuze mbere nyine nunze muri ryawe erega uzi ubwenge Jane ntabwo ari ndabufite ariko zubaka se shani ibyanjabutse ahubwo nzimuka aho se wimutse ntabwo ndimuka ariko sindanasibira none se Jane waciye mu buzima bwinshi cyane hari nk'umuntu ngo uri mu buzima bwamucanze yabuze icyo akora yabuze wenda ari kubwirirwa nta kazi ararwaye urumva afite ibibazo byinshi cyane kuri uyu munsi bakubwiye ngo umuganirize umubwire amagambo abiri nicyo wamubwira ijambo rya mbere namubwira kugerageza kwihanganira ubuzima arimo nanone kubwira umuntu ngo kwihangana nta n'ikintu umusigiye cy'uwo munsi byibuze ngo arye kabiri aribyo mbwira abakozi b'Imana basengera abakristu babo bakavuga ngo Imana ikugirire neza agenda izaguha ibyo kurya nta kintu na kimwe ukoze
ntabwo biba bikwiriye gusa nakwifuza kumuganiriza mfite byibuze nk'icyo yarya iminsi 2 kuko nambye uti hari umuntu waburaye genda umuganirize ntabwo nakwemerera hafite ikintu ndi bumusigire sinajya ariko ngifite uko cyaba kinga nagera nkamubwira nti humura hari Imana itabara uyu munsi uraburara ariko ejo uzarya gusa ihangane ikindi cya kabiri namubwira gusenga kandi akabwiza Imana iki ukuri kabwa yibwiza ukuri uyibwira aho ufite intege nke uyibwire ngewe kuririra Imana none habaye ari umugore Imana uzukuntu itinya amarira y'abagore wayiririye nk'ubu yo nyiririye tinsubiza namubwira gusenga hari umupadiri nakundaga cyane nize ku kigo cyiwe cya Obert hari ubwo yatubwira ati nuzagira ikibazo ugiye gusenga uri kugira ngo Imana ikumve uzajya yibwira ati Mana urabizi bimeze gutya nyine uyibwire nkaho muri kuganira ukuri yego uyiganirize yego rwose byarafashaga cyane birafasha uyiganira ari nk'umuntu muri kumwe nawe numva wunze muri gihe ese umunyibutsa kandi hashize kinini aruhukire mu mahoro urakoze cyane nakoze namwe ko wibagiye kubwira abantu ko ufite channel yawe yawe sagize ngo mba nkibyibuka cyazo rero abantu bareba ikiganiro abenshi ndetse ntibajya birangiza iyo nivuga mbere ariko uraza kumpiningira ndagushyira no muri komini wawe data umva iyi channel y'Urugendo TV Imana yiha umugisha kugira ngo ubone umuntu ugupiningira kuri community Yesu we ari umunyamakuru ni wowe nukuri kw'Imana igihe ngiriye kuri social media ni wowe wenyine ubikoze kandi icyo kintu sinzi impamvu abenshi bagitinya cyangwa se bacyanga Imana iguha umugisha reka ntiyo kubivugaho kwinshi Mana ya Isirayeli mpera umugisha Eliya Mana abakirisitu nako abakunzi b'Urugendo TV Mana ubahe gusura channel ya Jane Show ariyo channel yanjye Mana banshyigikire bakore subscribe na share na comment barebe n'utuganiro maze gushyiraho kandi kundebera ikiganiro ukakirangiza uko waba ucyumva kose nubona ukirangije ndabwira abakunzi b'Urugendo ntago ari wowe bakunzi b'Urugendo TV nukuri kw'Imana mureke mbabwire data nibwo ngishiga cano ariko ahantu igeze ndabishimira Imana rero namwe ne munshyigikira nukuri kw'Imana nibona sabu ziyongereye nkabona amasaha ariyongereye nzagaruka hano nje kubashimira mbabwire ngo nabonye hari ikintu mwankoreye ntabwo nshaka kubabwira ngo ni mu mikiro cy'ibirayi ngaburira abana ariko nukora subscribe ugakora share comment ugakanda hakazogera nukuri kw'Imana uzaba umpaye ikiro cy'ibirayi cy'abana kandi Imana izaguha umugisha rata ndabibasabye bakunze ndabizi abakunzi b'Urugendo TV ntabwo badatenguha baze kureba comment ya mbere kuri iki kiganiro niyo channel ya Jane ndetse no muri community ndaza kubishyiramo hega hahageze nukorwaho akavuga ati Jane iyo nkunga yasabu ngiye isi yo nshaka ndumva ngiye kukugurira agakamera ugatunge udakodesheje kamera akoze gukodesha kamera nta nakazi ufite ese urakodesha ndawe kodesha mwana ko numva bikugora cyane birangora gukodesha ukamera no gukamerera niyo mpamvu cyokora aho nkorera ntarabarahanije kare wari kumbwira ngo uri kumva ugiye gucika intege harabwo ngeraho ngacika intege oya ntuzacika ariko nabona hiyongeraho abasabu nka 5 nkavuga nicika intege nkabivamo aba bampaye subscribe ngo banshyigikire ndaba mbatengushye ako ntayagize undemera na kamera ko ubundi akabaremeye abana banjye n'umuryango wanjye akakorera Imana mu arubwo ajya kubona ukabona umuntu araguhamagaye wajya kubona ariko mesegira kwizera abushatse yakubona ute telefone 0788 yego kandi nahita nkurabura nagwani hari umuntu wandemeye nokuri nahita ndiyangura urumva muri no minsi hari ibintu byinshi biri kuvugwa kandi byose babivuzeho mu kuri kwawe nukuri kandi babivuze neza cyane niba aho natandukiriye nabwo comment zingarura ngewe nemera kukosorwa akazentuka nazo wenda nacyo ubwo umuntu nimba ashaka kuntuka aricyo kimuruhura umutima haruhuke ariko aho naba navuze nabi abakunzi b'Urugendo TV bakosore nge nemera gukosoreka ndabyemera amina namwe baho umugisha turawakiriye amen nshuti bakunze Urugendo TV turabashimiye mwese mwakurikiye ikiganiro twagiranaga na Jane muramuzi cyane akaba yari kutubwira byinshi cyane twaganiriye cyane cyane ku biri gutrendinga hano muri social media yabivuze uko abyumva mushobora kuba mutahuje uko yagiye abisobanura
ariko buri wese buriya agira ukuri kwiwe. Kandi dukomeza gushishikariza abatarakora subscribe ku Rugendo TV kugira mukore subscribe kugira muzajye muba aba mbere mu kubona ibiganiro Urugendo TV tugenda tubagezaho. Ciao ciao.